Mwongeye kwirirwa abakunzi ba How to Rwanda TV, amahoro n'imigisha bituruka ku Mana bibane namwe. Twongeye kubashimira nanone ku bufatanye mudahwema kutugaragariza, yaba mu kureba video yacu tuba twashyizeho uwo munsi, yaba gukora share, yaba gukora subscribe, yaba gukora like, yaba gukora comment. Buri nkunga yose uduha tubiha agaciro. Urakoze cyane kubana natwe. So, uyu munsi ngarutse nje kuvuga n'ubundi kuri Hamster Combat. Ego, ku muntu utarayikoze, utaranayikora, link nayisize hasi muri video description, wagenda ukayireba ukajoininga. Waba ushaka kumenya byinshi birambuye kuri yo, ukareba andi ma video yabanjije kuri iyi ngiyi ari munsi, ukareba uburyo bikorwa, akamaro kayo ni ikigamije, ariko ibintu byose tuvugira aha aba ari ibintu bitanga amafaranga. Uyu munsi kuri Hamster Combat tuje kuvuga iki? Hari abantu benshi bambajije ati se ariya mataske dukora muri Hamster Combat akorwa ati? Aya mbere yambajije ni ukugura amakadi, uburyo bikorwa. Iya kabiri bambaza iyo bita Cypher. Izo ni ebyiri kandi zitanga coin nyinshi. Iyitwa Cypher itanga coin miliyoni ya Hamster Combat. Iyitwa Combo itanga miliyoni 5. Tutitaye ko ari abangaba babimbajijeho, hari n'abandi benshi nzi neza ko ibi bintu batabisobanukiwe. So uyu munsi ngiye kubereka ibyo bintu bibiri uburyo bikorwa. Ikindi turi buvugeho cy'inyongera ni ikigendanye na coin. Ese iyi Hamster Combat nizaba listed bazagendera kuki batanga amacoin, cyangwa niziye coin bazatora? Harimo urujijo rwinshi hagati ya profit per hour n'aya macoin yandi, ariko muri make dukurikije uko tubibona, bitewe na total supply basohoye batangaje ko bazatanga, ukareba n'amacoin abantu bose bamajije kugira, kuko hari n'abantu bagize miliyari zingahe z'amacoin muri Hamster Combat, ugasanga total supply basohoye ubwayingana na miliyari 10. Kandi tugiye kureba kuri aya macoin, hari andi menshi, hari abantu bamayininze amacoin anarenga ayo ngayo bavuze muri total supply. Tugendeye kuri icyo nka 90% turasanga nibajya gutanga coin bazatanga barebeye kuri izi profit per hour. 10% bikaba igihe bagendera kuri izi coin dufite hano. Impamvu mubona ngewe mfiteho nkeya nuko naziguze profit per hour. Ugenda ugura amakati bakaguha profit per hour bitewe n'amakondisiyo yabo bashaka, bakavuga ati tuzagendera kuri ibi, bavuge ngo nka miliyoni ya Hamster Combat y'aya macoin baduhaye izaba ingana na Hamster Combat imwe. Yego, ubwo umuntu ufite miliyoni 10 akaba afite Hamster Combat 10. Sinzi niba byumvikana, ariko niturabimenya neza turacyari mu rujijo. So reka mbere ku buryo dukorera aya macoin. Ubwa mbere bwo murabuzi ni ugutapinga. Ibyo ni ibintu mumajije kumenya niba wararebye video ya mbere. Ubwa kabiri ni aya mabonus bagenda batanga ariyo aya Cypher. Reka duhere kuri Cypher mbere kuko nikorwa. Cypher uraza ahanitse an per tap. Aha banza urakirikaho inshuro 3. Nukirikaho inshuro 3 urabibona ko ahangaha nuza dufite iyi si hinduka. Hano mu kiziga aha hagazemo aka kagabo hahise hahindura ibara. Mbere hasaga gutya, hasaga ubururu, ariko turatapingaho 3 hano hejuru muri an per tap, kete gahinduka umutuku. Nikamara guhinduka urakora iki? Urandika ijambo baguhaye. Iryo jambo uraza uryandikemo bitewe na code. Niba ari ta ugiye kwandikamo, uraza ukande gutya urekure. Ntago yazamo kubera ko ntago ari iryo jambo batanze uyu munsi. Ya makode ugenda, niba ari dot, tuvuge bagwaye nk'ijambo nka e majije kubimenya ko ari dot imwe. Iyo ukozeho rimwe aba ari wanditse bitewe n'ijambo baguhaye. Hakazaho na t ukora slash, ukoraho cyane nyine ukahita urekura, igenda ari slash ntago igenda ari dot. Hakaba n'irindi jambo bakubwira wandika nkaha, ukaba wakwandika dot 2 ukahita ukora slash ugashyiraho dot.
rijya bari ijambo. Akenshi nunabona mu magroupe ijambo baba baguhaye imbere baba bashyizeho kode yaryo. Niba ari dot, niba uri bwandike ukandika dot, barashyiraho dot imbere bari kuri buyandike. Ta bahite bashyiraho slash, irindi jambo bashyiraho dot cyangwa slash, biba byanditseho baguha kode biriho. Uko ubikoresha nuko rya jambo iyo urirangije wakoresheje ayo makode ryiyandika hano, bahita baguha iyi 1M ukayiclaiminga. Ubu ni uburyo bwa mbere bwa Cypher. Tujye mu bundi buryo bw'ukuntu wabona iriya bonus ya 5 million. 5 million uza hano kuri mine, ahanditse daily combo y'umunsi. Iyo umajije kuhagera uhita uza hano, nabwo baba baguhaye amakarita uri bugure. Amakarita ni aya ngaya ugura, abagiye ahwanye afiteho n'igiciro cy'izo coin. Tuvuge nk'iyi 1M, iyi karita ya BTC Pay iragura 1M. Nyiguze bahita bama iyi 1M yavaho hano kuri balance. Hari n'iyi ngiyi, aho hose niho haba amakarita. Hari nanga muri PR team uraza ugashakamo ikarita. Iyi ngiyi igura 1.24 iyi TikTok. Nuko bagura amakarita, kandi uko ugura aya makarita bagenda banabigushyiriyeho. Nuza profit per hour 2.78. Iyi niyo profit per hour baguze TikTok. So uraza ukareba nyine, iyo ushaka gutsindira ziriya 5 miliyoni baba baguhaye, wenda tuvuga urugero baguhaye ko amakarita y'uyu munsi ari iyi hamster tube ni hamstergram ni TikTok, aba ari atatu bundi yo kuzuzamo hano. Ubwo nugera hano urahita uguriye hamster tube, ukore go ahead, irahita yiyandikamo hano hejuru. Uhita uza no kuri iyi kore go ahead, irahita yiyandikamo hano hejuru. Ukore no kuri iya gatatu nayo yiyandikemo hano hejuru, bahite baguha iyi daily combo. So mwakoze cyane kudukurikirana. Imana ibaha umugisha kandi igigumye ibaha umugisha, inabaha MBs yo kugira ngo mujye mugumya mukurikirane ibyo tuba twashyizeho. Kandi ibi bintu tubereka biba biri serious. Mining hari abantu benshi zakijije, nawe ugomba kubikora ushyizemo agatege, ubundi ukazanshimira nyuma. So guys, thank you. Umunsi mwiza.